umfashe ku ngufu. ntashobora kumva mu bwonko yatwaye ibitekerezo. Muraho neza, nezere ko mwese mumeze neza aho muherereye bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Iribagiza rero Kanyana yamujyanye hirya aramubwira ati icara ahangaha. Aramubwira ati Kanyana ati agiye kubaza Iribagiza amagambo akomeye cyane. Gusa Iribagiza nawe yari yiteguye. Kanyana yari afite ubwoba yuko Iribagiza ashobora kuba atwite. Ese ubundi Kanyana ubu bwoba yari yarabutewe n'iki, cyangwa yabonye Iribagiza aciragura? Yamubajije ngo Iribagiza wabanye na Cyusa igihe kinini, mwabanye mu mageto, mwabanye yari iwabo, aho ngaho si mwaba mwaratushije Cyusa akaba yaraguteye inda? Ibyo ngibyo rero bishobora gutera intandaro yuko Cyusa ashobora kuba yafungwa. Iribagiza yashubije Kanyana aramubwira ati oya, ntabwo Cyusa yaneye inda, gusa yarabishatse ngo tube twaryamana ariko ngewe ndabyanga. Ndamubwira ati reka ubukwe bubanze bube. Rero ibyo byose Kanyana yabibazaga Iribagiza. Buriya Kanyana yashakaga ngo kumenye niba natwite babashe kuba babihishira uriya muryango ntubimenye, babashe kuba bamenya uburyo birinda, bamenye uburyo babigenzamo. Gusa Iribagiza yabaye umukobwa mwiza, ntiyakiyambura ubusa imbere ya Cyusa ngo yanike umuryango we, ngasebye umuryango we. Umusaza rero papa wa Emile yabwiye Emile ndetse na kamarade, arababwira ati rero Iribagiza mujye mureba, burya afite musaza we. Baguye mu kantu baravuga ati musaza we uwe ko tutajyaga tumubona. Kamarade ati ngiye nakoze wabo, uwo musaza we ko namubonye. Na Emile ati ngiye nize ku kigo kimwe na Iribagiza, uwo musaza we ko namubonye. Yababwiye ati uyu musaza we yabaga kwa nyirakuru. Kwa nyirakuru rero nibyo byatumaga ataboneka, kandi uyu musaza turabizi yuko yari yaragiye no kwiga hanze, ntabwo yabaga mu Rwanda. Niyo mpamvu yaje agasanga ngo bamubwira ngo Iribagiza yarapfuye akabyemera. Gusa imiryango yindi yatangiye kugenda imubwira amateka y'umuryango w'iwabo, ni nabwo baje kumubwira yuko hari umusaza papa Emile, gusa ntabwo umusaza Iribagiza azi ko ari papa Emile, ko ari we watwaye impapuro z'imitungo y'iwabo. Rero umusaza Iribagiza yatangiye urugamba rwo kuba yahiga uwo musaza. Uwo musaza rero turamuzi ni papa Emile. Rero nuza musaza Iribagiza yatangira urwo rugamba rwo kuba yamuhiga kugira ngo basi abe yamuha impapuro z'imitungo y'iwabo. Gusa Rugema uko amuhiga niko na Rugema ari kumuhiga kugira ngo Rugema mugereho mbere, Rugema namugeraho mbere azimwake. Nese musaza Iribagiza akari umupolisi kandi yateye inda, yateye ubwoba Rugema noneho uyu munsi wa none ko tuzi yuko ari umuntu w'umunyamahane, arahangana n'uyu musaza Iribagiza ute? Gusa Rugema yatangiye kwitabaza za nshuti ze arizo Franka n'inshuti ye. Gusa Franka amenya mu mitungo y'iwabo batwaye, Franka nawe yaratwayeho, niyo mpamvu akunda kumwiyambaza cyane.